warahagobotse mu gihe cy'umuyaga, watubambiye amahema umuyaga uratuza. Warahagobotse mu gihe cy'umuyaga, watubambiye amahema umuyaga uratuza. Warahagobotse mu gihe cy'imibabaro, watubambiye amahema imiyaga iratuza. Warahagobotse mu gihe cy'umuyaga, watubambiye amahema umuyaga uratuza. Abizera Yesu nimuterwe ubwoba n'aya magare ya Farawo aturi inyuma. Abizera Yesu nimuterwe ubwoba n'ubu butayu butagira amazi. Dufite Imana, dufite Imana, dufite Imana yadukuye mu maboko ya Farawo. Warahagobotse mu gihe cy'umuyaga, watubambiye amahema umuyaga uratuza. Warahagobotse mu gihe cy'umuyaga, watubambiye amahema umuyaga uratuza. Warahagobotse mu gihe cy'imibabaro, watubambiye amahema imiyaga iratuza. Warahagobotse mu gihe cy'umuyaga, watubambiye amahema umuyaga uratuza. Bagenzi dukunda ntimugire ubwoba, buriya butayu buzagira iherezo. Bagenzi dukunda ntimuterwe ubwoba n'abariya banaki baturi imbere. Inzira ni ndende ariko nimucogore, inzira ni ndende ariko nimuhumure. Muri kiriya gihugu nitugerayo tuzaruhuka. Warahagobotse mu gihe cy'umuyaga, watubambiye amahema umuyaga uratuza. Warahagobotse mu gihe cy'umuyaga, watubambiye amahema umuyaga uratuza. Warahagobotse mu gihe cy'imibabaro, watubambiye amahema imiyaga iratuza. Warahagobotse mu gihe cy'umuyaga, watubambiye amahema umuyaga uratuza. Yesu nitumubona tuzashira intimba, tuzashira agahinda n'umubabaro. Yesu nitumubona tuzashira intimba, impfuvyi ubupfakazi ntibizibukwa. Yesu nitumubona tuzashira intimba, tuzicara hasi mani turirimbire. Warahagobotse mu gihe cy'umuyaga, watubambiye amahema umuyaga uratuza. Warahagobotse mu gihe cy'umuyaga, watubambiye amahema umuyaga uratuza. Warahagobotse mu gihe cy'imibabaro, watubambiye amahema imiyaga iratuza. Warahagobotse mu gihe cy'umuyaga, watubambiye amahema umuyaga uratuza. Warahagobotse mu gihe cy'umuyaga, watubambiye amahema umuyaga uratuza. Warahagobotse mu gihe cy'umuyaga, watubambiye amahema umuyaga uratuza. Warahagobotse mu gihe cy'imibabaro, watubambiye amahema imiyaga iratuza.